y'ibyo byose niki gitafu yaririmbye gishobora gutuma ujya kubaza Ribu niba yaramuhamagaye. Rega yaririmbye iki? Sinzi impamvu uri kunjyana mu byaririmbye nakubwiye. None se wagiye kubaza Ribu yahamagawe ahamagazwa kubera. Nase njya sinagusobanurira. Kugeza nubwo ufata indirimbo ya gitafu kayigereranya n'ahantu Zeo Trap atukana akanda. Hano bavuze ngo ko mwahamagaje Zeo Trap. Rindira. Umuvugizi wari bakayita kubaza gusa ngo nawe urajya mu muhamagaze. Nyine ndimo ndakubaza. Abimbajije namusubije gute? Niki yaririmbye? Gituma ajya muri Ribu. Mfite ibiganiro birenze kimwe bibiri bitatu abantu bamubaza ariko se koko inzego zaraguhamagaje wagasubiza hereyo buri byakabikwebe agasubiza ko batamuhamagaje akavuga ko ndabizi akavuga ati ngende umunyarwanda ndatuye nibanyamamagaza nzira hanyuma subigisu yego hanyuma sikindi wabazaga balance iki yata nakwizera ibyo umuntu yavuze ku ruturwe balance urwego rwakuga ko rutanamuzi urakomeza urensista rindira mbanza gusobanura ujya no gusobanura indirimbo baranakubwira ati nibirimo n'amagambo utekereza kadakwiye ntubisobanura kuki wakomeje ese hari ibyo ndi kubona nawe wenda n'abandi nk'abo rwose nanjye ukiremo kuri iyi ngingo ntabwo twumviye rwose kuri iyi ngingo nababaye cyane tumenyereye amategeko azi icyo bisobanuye gutanga ikirego sibyo iyi iriya ndirimbo iza kumbangamira ku rwego rw'uko njya kuyirega umunyamategeko ariko ngiye mvuga ko warese nyine ndimo ndagusobanura abinjiji babivuze yego sibyo badasobanukiwe ntabwo ari kuriya barega kuriya ya press conference kimwe nuko murangira buri ibintu babarije hariya nta na kimwe yagenda ngo ahita afata umuntu mu